ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Mukankusi Jeanne, mwongeye kwa mugiye kuganira mu buhamya. Ubushize nari nabahaye ubuhamya babwira uburyo twagiye turwara indwara zitandukanye, Imana ikazidukiza mu kwizera. None uyu munsi tugiye kuganira ku bigendanye n'ukuntu bagiye baturoga, nabwo Imana ikigaragaza ikerekana imbaraga ifite. Reka rero tubanze twiragize Imana, hanyuma tubone gukomeza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane kuko duhaye umwanya mwiza wo kuboneka imbere y'amaso yawe, dukomeza kwamamaza ishimwe ryawe. Mana, muri iki gitondo nk'uko bigaragara, mbese turi imbere yawe tunejejwe n'uko uri Imana idahinduka. Rero turakwinginze kugira ngo ubanze weze ubugingo bwacu, ubanze udukureho umugayo, ubanze udukureho urubanza, ibirego Satani yabasha kuturega byose ubidukuzeho amaraso Yesu yavuye ku musaraba. Kandi turakwinginga kugira ngo wohereze imbaraga z'umwuka wera, ndetse ubutatu butagatifu bubane natwe. Urabizi ko twebwe ubwacu ntacyo twakwishoboza, niyo mpamvu dutumiye ubwami bwawe kugira ngo bwurukire kubana natwe. Utuyobore muri ubu buhamya, umwuka wera aganze imitima yacu, kandi abane natwe dutangira kugeza dusoje. Uturinde imigambi ya Satani y'uburyo bwose, mu izina rya Yesu. Duhagaritse za kirogoya zose, ibyo umwanzi yagambira kuvangavangamo, ibyo byose twifashe mpiri mu izina rya Yesu. Bana natwe dutangiye kugeza dushoje, ukomeze kuba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze duhimbaza Imana mu ndirimbo y'133 ivuga ngo ndagukurikira Yesu. Harimo igitero cya gatatu kivuga ngo naho abisi bazanyanga, ngo niko bakugiriye, ntibankunda karamata, ariko we ntabwo uzanzinuka. Nifuje ko turirimbana iyo ndirimbo twoza n'amagambo. Ndimo kumva bigendanye cyane n'ubuhamya tugiye kuganiraho. Reka tubanze duhimbaza Imana.
tumaze guhimbaza Imana, nagira ngo dusome ijambo ritoya, ni ijambo ritoya ryo kwifashisha kugira ngo tubashe kuvugana ibigendanye n'ubu buhamya. Ni ijambo riboneka muri Mariko igice cya 16 n'umurongo waho wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo bazafata inzoka, kandi niba mu kintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu. Reka tuganire gato cyane kuri ayo magambo. Aya magambo ni amagambo Yesu yavuze aganira n'abigishwa. Abigishwa be bari bagaragaje kutizera, bagaragaza kutizera ubwo yari yazutse. Hari abamubonye baragenda bibwira abandi, ariko bababwiye ntibabasha kubyakira. Rero no kwango Yesu yabaganirizaga abagaya ko bagize kwizera guke cyangwa se batizeye, kuko yari yaragiye bibateguza, bibabwira ibizamubaho byose. Yesu yari yaragiye bivugana nabo. Rero aha yageze harababwira ati ndashaka ko mumenya ibimenyetso bizagumana n'abizera. Aribwo yagendaga ababwira aya magambo. Nsomyemo umurongo umwe numvaga naringendereye, ariko iyo uturutse haruguru ababwira ibimenyetso bitandukanye bizagumana n'abazaba bafite kwizera by'ukuri. Ijambo dusomye riravuze ngo bazanywa. Nicyo kintu nshaka ko tuvuganaho mu kanya gatoya. Ngo bazanywa ikintu cyica, ngo ariko ntacyo kizabatwara na gato. Rero ijambo ry'Imana ndagira ngo mbahamirize ko ari ijambo ry'imbaraga. Burya niyo mpamvu Bibiliya iduhamiriza ko dukwiriye kumva ijambo ry'Imana, mbese ntidusenda batera waraza, ahubwo tukarifata seriye, tukumva ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ubisoma gutya bitarakubaho ntabwo wakwemera ko bishoboka, ariko kuko ijambo ry'Imana riherekeresha imbaraga zayo kuva kera kugeza uyu munsi. Ijambo ry'Imana ni irinyakuri, ibyo Imana yavugiye mu kanwa kayo ni iby'ukuri. Impamvu ndi kubivuga mbishumangira ni uko ngiye kwabwira ibintu byagiye bimbaho. Ngo bazanywa ikintu cyica, ngo ariko ntacyo kizabatwara na hato. Ibyo bintu byica ndashaka kubabwira ukuntu byangendekeye, wenda ntatinze muri aya magambo. Nigeze kujya kuvuga ubutumwa mu ntara y'Amajyepfo. Ndagenda ngezeyo mbwiriza ijambo ry'Imana, ndangije ndataha. Haciyeho igihe gitoya ndagiye kubona mbona umuntu w'umusore aje kunsora. Umusore yaraje arambwira ati ntunzi, ariko njyewe ndakuzi, nakubonye waje kuvuga ubutumwa iwacu. Arahambwira numva koko mperutseyo. Arangije arambwira ati ijambo watwigishije ryaramfashije. Ibi ngibi nimbivuga ndagira ngo murusheho gutahura cyangwa se kumenya umuntu, kandi murusheho kumenya amayeri ya Satani. Arambwira ati narafashijwe, none nagukumbuye, ubu uyu munsi nzanywe no kubanje kugusura, mbese kugira ngo tuganire, kubera ko amagambo atuganirije yaramfashije. Nabashe kumubaza, ndamubwira ese ayo magambo waba ukiyibukana yaye? Amagambo numva arayambwiye, mbese naho yamfatishirije, kuko yansubire mu magambo nabigishije. Numva ibyo ambwiye ni ukuri kudashidikanya. Umuntu rero yahageze ari mu mugoroba, ndamwakira, noneho ndamubaze se urarara cyangwa urataha? Arambwira ati ndarara. Urumva umuntu wari uturutse mu yindi ntara, byo rwose nahise numva ko kurara ariko bimeze, kandi numva ndabyakiriye, ndetse numva umutima wanjye uramunezerewe. Uwo muntu waturutse agatanga itike agatega, azanywe no kundeba. Ambwira ati naragukunze,
mbese numva amagambo watuganira yaramfashije, niyo mpamvu ngarutse hano ko kureba. Nakonje hano aza hayoboza ariko arahagera. Reka rero umuntu tuganire, namuzimaniye icyayi, noneho uko turi kuganira muri njye nkumva ndahatwa kumubwira cyane ku mbaraga z'Imana. Nkumva muri njye niyo magambo yanyuzuye kumuganiriza ikiganiro ariko kivuga ku mbaraga Imana ifite. Umuntu twaraganiriye, ariko ngeze aho nk'umubyeyi mu rugo, ndebye ku isaha mbona amasaha arimo arakura, ndavuga ngo reka njye guhwitura abana kugira ngo babashe kwihutisha amazimano, tugaburire umushyitsi aze kubona uko aruhuka. Ndahaguruka ndagenda, ninyabya mu gikari mvugana n'abana, ndabwiye se ko muri gutinda, bati rwose birimo biraboneka turaje. Nahise ngaruka, ngarutse nsanga wa mushyitsi yateruye itasi nari ndimo kunywesha icyayi ayifite mu ntoki. Nsanze itasi ayifite mu mutima wanjye hajemo akantu ko gukeka ko yaba ndoze, ariko mpita mubaza, ndamubaza ko anteruye itasi. Arambwira ngo nari ndi guhaha umwana, nari nicaranye n'umwana w'umuhungu, umwana muzabona turirimbana, n'uwo ngo twari twicaranye, uwo dufatanya guhimbaza Imana mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ubwo rero arambwira ati nari ndi guhaha umwana, ndebye koko mbona aho nari nsize kigeze icyo cyayi byagabanutseho, numva koko ahayeho umwana. Ariko kubera ka kantu nagize mu mutima ho gutekereza ngo ariko ubu ntiyaba ndoze, byanteye gufata akayiko gakoroga icyayi. Njyewe mu mutima wanjye nibwiraga ko uburozi bushaka kuba ari ibintu by'ifu, noneho njyamo ndakoroga icyayi, ndagikoroga ariko ngakoroga ndi gushishoza ngo ndebe ko hari utuntu ndi kubona, nza kubona twihirikamo. Uko ndi gukoroga ndungurukamo ndeba, mbona nta kantu na kamwe mbashe kubona. Ibyo rero byampaye icyizere cy'uko cya cyayi nta kibazo gifite. Mpita nterura igikombe, yatase nanyweshaga icyayi ndakigotomera nkimaramo, ndetse no mu ndiba y'igitasi nsanga nta n'akantu namba gasigayemo. By'ukuri ntabwo nabashe gusobanukirwa neza, ariko naketse ko yaba ari aside, kuko narakoroze ndavanga ndanoza neza. Birangiye ndeba ko hari akandi kantu gasigayemo, ndagashaka ndakabura. Ubwo rero twarakomeje turaganira, ariko uko turi kuganira nkumva muri njye birimo biragenda bihinduka, nkumva mu nda birimo biragenda bihinduka ukuntu mbitekerezaho. Ariko nsa n'umuntu wirinze kubitindaho, nkavuga ntahari wenda nimbeho se cyangwa ni mu nda ngiye kurwara. Ntabwo nigeze nkomeza gutekereza ko byaba ari ukurogwa, ahubwo muri njye nari ndimo kugenda nsaba Imana mu mutima. Uko natekereje mu mutima ngo ubu ntiyaba ndoze, n'ubundi nagendaga mvuga ngo Imana imbabarire ko muketse, kubera ko mbonye nta kintu cy'ikimenyetso mbonye. Byaje kuba ngombwa ko dufata amafunguro, ariko kubera ko amasaha arimo kwicuma numva muri njye birimo guhinduka bibi, mpita mubwiye nti reka tujye kuryama. Ndabanza ndamubaza, ese uzagenda uzindutse cyangwa uzataha hakeye? Arambwira ngo uzataha hakeye. Twagiye kuryama, ariko ngeze mu buriri ntabwo kuryama nabishoboye. Natangiye kumva ikibazo kirimo kuba ikibazo. Uko amasaha yicuma nkumva muri njyewe mu nda ndimo ndakekembuka. Ubwo rero we gahunda yari yayikoze, umwana yari yamusomeje, urumva yamusomeje dukeya, njyewe ndaza ndabigotomera byose ndiranguza, ku buryo umwana we ako kanya bitahise bigira ingaruka ngo zihite zigaragara. Naraye ndi muri muvoma, ahari abantu bashaka kubyumva ni abagore baba baragize igihe cyo kujya kunda kumva ibisi. Naraye meze nk'umugore uri kubisi, kuryama byarananiye, kwicara birananira, guhagarara nkumva byananiye. Bigeze igihe mu cyumba cyanjye nsohokamo, ndara nzunguruka muri korodoro, ndakomeza nkikoza hepfo nkikoza haruguru, niko natangiye kuniha
kumbi nawe arimo aranyumva. Arangije urumva umuntu w'umushyitsi, bene data, nimba abwira ibi ndagira ngo mbabwire ngo mujye mushaka ubucuti kuri Yesu wenyine. Hari ubwo twikundwa akaza ku bantu, umuntu ukamwikundishaho kandi bikemera, ariko burya inshuti zo mu isi zijya zigeraho zigatandukana, kandi inshuti zo mu isi zabasha no kuryaryana. Umuntu akakuryarya nk'uko yaje andyarya, ambwira ati nagukunze, naragukunze, nanjye rero nibeshya ko ari byo, ariko ntabwo yari yankunze, ahubwo ni uburyo bw'imikorere n'urwango Satani yanga abantu b'Imana. Urumva kugira ngo umuntu atege imodoka yemera atange tike aturutse mu ntara ajye mu yindi, azanywe no kunyica, yarambonye rimwe ntaho tuziranye, nta zindi gahunda tuziranyeho, ariko aremera aratega aza kunyica. Niyo mpamvu babwira ngo nimureke dushake cyane ubucuti ku mwami Yesu, aba ariwe twigiraho inshuti, kuko ubucuti bwe nta buryarya bubamo, nta buriganya bubamo. Iyo Yesu yagukunze mwakundanye, yaravuze ngo nkunda abankunda, kandi abanshaka mwete bose bazambona. Iryo jambo ni ukuri, umwami wacu Yesu arakundana, ariko abantu turaryajyana, kuko uwo muntu yaraje arambeshya, ambwira ko yankunze aricyo cyamuzinduye. Arangije kumva ndi gusambagurika muri korodoro, yaracunze, ninjiye mu cyumba cyanjye. Urumva umwanya yari yahabaye, yasaga n'uwakontoroye, areba umukozi harara, byose yari yamaze kubibona. Arangije abonye nsubiye mu cyumba, urumva ndabuze iyo mva, ndabuze iyo njya, ndabuze icyo gukora. Yahise agenda abyutsa umukozi, aramuvuga ati ngize impamvu zihutirwa, ahita agenda, agiye mu gicuku. Nanjye rero nagiye mu cyumba ngo ndebe ko ndahabonera umutekano, ariko mpageze biranga. Ndongera ndagaruka, uko ndimo kuzunguruka aho ngaho muri korodoro ndabuze iyo mva n'iyo njya, naje kureba muri cya cyumba umushyitsi yarayemo, mbona hararangaye. Bintera kurebamo, ndebye nsanga nta mushyitsi urimo, ngira ngo ahari abagiye mu bwiherero. Ndakomeza mba ntambagira, nkora hepfo nkora haruguru, ariko ndi kuniha mbabara, ibintu birimo kunkeka mu nda. Noneho mbona haciyeho umwanya umuntu ntamubona, byabaye ngombwa ko njya kubaza umukozi, nawe se wa mushyitsi waraye hano yagiye he ko ntawe ndi kubona? Arambwira ngo yaje kumbwira ko agize impamvu zihutirwa, none aragiye, ntagenda nijoro. Arambwira ati yagiye nuko gahunda zagenze. Ubwo rero ntabwo rwose pe nahise ntekereza ko yaba yandoze, naho we urumva yampaye ubutarazi, arabizi neza ko mbese ubwo abona umuti wakoze bushobora gucya napfuye, ariyo mpamvu yiyanguye agahita agenda hakiri kare. Ndarakomeje rero, ndababara, ndasambagurika, kwicara byanze, guhagarara byanze, kuryama byanze, ndara gutyo burinda buke. Bukeye hagerageje kuza abanyamasengesho. Urumva abantu b'Imana iyo twagize ikibazo nk'icyo twiyambaza bene data basenga. Hari kwa gatandatu bucya ku cyumweru, abanyamasengesho baraje baransengera, ariko nta kintu namba byigeze bikora. Narakomeje ndababara. Noneho bya bintu navuga ngo nakomeje gukora muvoma, byaje kugera aho umubiri urananirwa neza, kuryama biremera, ariko ndyama ndi kubabara mu buryo nageze aho numva muri njyewe amenyo yamaze gufatana, ntakiri kubasha kuvuga. Naratekereje, nsenga mu ntekerezo, mbwira Imana ngo Mana, ibuka imirimo yose nagukoreye, untere feneriga mfire mu bitotsi. Numvaga icyo ndi kubona imbere yanjye ni ugupfa, kuko ibyo kugarura ubuzima byo kwirirwa mbibwira Imana ntabwo ibyo nabitekereje. Narayibwiye ngo ni intere feneriga mfire mu bitotsi. Ubwo rero napfuye kurekanya iryo sengesho, ni isengesho ryo mu mutima, kuko amenyo yari yamaze gufatana, ntakiri kubasha kuvuga. Imana bene data, Imana irumva, nubwo tuba tutayireba ngo tuyirebeshe amaso gutya, ariko Imana iri kumwe natwe, ibana natwe. Imana itwegereye cyane,
kuko namaze kurekanya iryo sengesho sinzi aho ibitotsi byaturutse ako kanya mba ndasinziriye. Narigeze ku mugoroba ku cyumweru, uburozi naburiye kwa gatandatu nijoro. Rero Imana ahise intera fenirwa nk'uko nyibisabye, ndagenda ndasinzira. Urumva nari mfite umunaniro w'ikirarane, ijoro ryose naye nariraye, ndara kandi nibura ntanicaye hamwe ntari hamwe, ndi gukora muvoma zitandukanye, amanywa yose niko naye niriwe, ku buryo ubwo nari ngeze aho umubiri umaze gucika intege burundu. Narasinziriye yafenirika, Imana irayintera ndasinzira. Ngeza mu gitondo saa 12 nibwo nakangutse. Nkangutse igitangaza cyambayeho nuko Imana yankoreye bwa buribwe bwose nari mfite, wa moro wose nari mfite nakangutse washize. Kandi nsubiye nyuma gato, nababwiye bimwe nababwira byo gukira indwara ko twazikiraga mu kwizera. Nge narashatse kureba imbaraga z'Imana tuvuga. By'ukuri Imana turabizi kwiriho, ariko narababwiye ngo nge nari nzi Imana muri teori, nshaka no kubona Imana muri pratique, cyangwa se Imana mu magambo, ariko nshaka no kuyibona mu bifatika. Imana rero muri ubwo burozi ukuntu yabigenje ntabwo mbizi, operasiyo yarayikora muri nge ntabwo nzizi. Icyo nzi nuko bwakeye mu gitondo bwa bubabare bwose nari mfite bwashize. Noneho wa mwana ndababwiye, umwana nawe yageze aho aza gufatwa. Ariko mbere yuko ninjira mu gufatwa ku mwana, wa murozi wandoze yaragiye ategereza ko ari bwumva itangaza ry'uko napfuye arariheba. Ubwo urumva hari ku cyumweru, nako yari yandoze kwa gatandatu, araramenye agenda muri iryo joro. Ku cyumweru ubwo numva yiriwe hafi aho ategereje ko ari bwumva itangazo, araribura. Noneho ku wa mbere mu mugoroba agaruka mu rugo kureba, aragaruka. Ahageze igitangaza gikomeye, ninjye wamukinguriye kuri saro, muha karibu. Nkimuha karibu naramubwiye ngo za mbaraga z'Imana twaraye tuganira urimo urazibona. Ahita nyikiriza ngo araza aricara. Noneho amaze kwicara, abana banjye bapfuye kumukubita amaso, bariruka barahuruza, bati umuntu wari wishe mama araje. Mu kanya gato ngiye kubona mbona saro yanjye yuzuyemo abantu baje kureba umuntu wari wishe mama wabo bana. Ubwo rero abagabo b'inkwakuzi babiri bahise bahagurutsa wa muhungu, baramuhagurutsa, baramubwira ati turashaka kudusobanurira ibintu wakoze, uko byagenze nuko abigambiriye nuko abitekereje. Bahita bamwaka ibyangombwa by'irangamuntu. Mbonye ko bagiye kumusohora, kuko nabonaga ko ikintu gishobora kuba kigiye gukurikiraho, ariko bashaka kuba bamugirira nabi, haba kumukubita cyangwa se kumukorera ikindi kibi. Njyewe nahise mbabwira uyu muntu nimumureke, nabwira mumusubize ibyangombwa bye. Arabimusubiza. Noneho icyanteye ibyo, naravuze ngo mbese Imana ingiriye ubuntu, irankijije, none njyewe ngiye kwishyiraho urubanza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukihorere, kuko guhora ni ukw'Imana. By'ukuri naramubwiye nti wanyemerera ukwihana nkagusengera. Arambwira ngo ndabyemeye. Aramanuka arapfukama, yatura ibindi byaha, ariko icyaha cyo kurandoze ntiyacyatura. Icyo nakoze rero, namurambitseho ibiganza ndamusengera, ndavuga nti Imana uyu muntu ndamusengeye, mubabara ibyo byaha yatuye, ariko none icyo ngusabye, imbaraga z'umwuka wera zimugendeho, zimuburiza amahoro mu byaha byose yaba yarakoze, mbese umushoze kubyihana neza, tuzabane mu ijoro. Icyo nakoze, nahise muherekeza, kuko nabonaga ko kumureka ngo agende, hamwe n'ukuntu nabonaga abantu barakaye, kandi by'ukuri ibintu byari byambayeho, namwe mubibonye mwababara mwarakara. Ariko naramuherekeje njyewe ubwanjye, ndamujyana mugeza ahantu mbona nta muntu ubasha kumukurikira, musezeraho, ndamubwira genda amahoro.
umuntu aragenda. Tukiraha icyo nababwira, mbese dukwiye kugira imitima ibabarira. Nta mbabazi yigeze ansaba, ariko muri njyewe numvishe nkwiriye kumubabarira, kuko nanjye Imana ari yambabariye kantabara, ikandengera, ikansubiza mu buzima. Wa mwana rero nawe, umwana yaje kugenda aremba gahoro gahoro. Umwana araremba, ageze igihe ajya muri koma. Ubwo urumva ni bwa burozi. Ibyo nababwiye byo kwizera by'ukuri nta muntu wigeze andutse, nta nubwo ngeze nshaka umuti wo kundutse. Imana niyo yakoze operasiyo yo kunkiza inkuramo ibyari byangiyemo, ntazi ubuzima bwanjye buragaruka. Umwana rero nawe arembye, nta muti nta kindi ndi bukoresha, bya bindi Imana yankozeho ibikore no ku mwana. Ariko iramureka mbona icyumweru kirashize, iramureka mbona ibyumweru 2 birashize. Umwana atangira kunegekara bimwe biri seriye, nkajya muhesha bibero y'umwana wamukurikiraga agenda umuhogo ukora gahoro gahoro, mbona nyine arimo kwinjira ahantu hakomeye. Byaje kuba ngombwa ko ajya muri koma. Umwana ajya muri koma, yamaze ibyumweru 3, ariko yaragiye muri koma, aragenda arananuka basikireti, igishushanyo cy'amagufa. Noneho iyo umuntu ari muri koma, iyo umuryamishe pozisiyo umuryamishijemo ntiyagumamo. Naragendaga niba namuryamisha agaramye no gukomeza agaramye, ijisho rirarerembura, imboni y'umukara iragenda, hasigara nyine hagaragara kurerembura, umuntu areba kariya kantu k'umweru. Igihe cyarageze, turangije ibyumweru 3 byuzuye, ninjiye mu cyumba namuryamishaga muri beriso, ngiye kubona kwa kundi umuntu ujya gupfa abanza akarwana n'umutima. Ninjiye nsanga arimo arasepfura, mbese ubona yishikanura yitera hejuru. Abarwaje abantu bakagera kuri finali yo gupfa nibo bari bubyumve. Uwo muntu yageze ku mwisho agiye gupfa, yarari muri iyo koma, asa n'umuntu ukangutse akagenda asepfura gutyo. Ni ku mwana wanjye byagenze. Mubonye nahise mfatwa na diyare kubera ubwoba n'umubabaro. Nagiye muri twarete inshuro 3 nikurikiranya nk'umuntu wari urwaye mu nda, ariko ndangije mbakarume ndikaruma. Ndaza umwana mpita muterura, muvana muri beriso, mujyana ahantu njya nihera ngahamagarira Imana. Mama wanjye yabaga kwa musaza wanjye, nawe nahise mutumaho. Mama araza, ndamubwira nti rero ndashaka ko dusenga amasengesho mbese y'urudaca. Ndajya ndangiza gusenga nawe usenge, nawe urangiza gusenga nanjye nsenga. Twaraye tumeze gutyo kugeza saa 9 za nijoro. Umwana yari yarafatanye, ndababwiza ukuri, amenyo yarafatanye. Ya bibero najyaga nkoresha n'agakantu mu kanwa, byageze igihe akantu nkamunagamo bigaca inyuma y'umunwa bigahingukira munsi y'akananwa. Mbona ko ibyo ndi gukora bitari gushoboka, mpita mukurekeraho. Ubwo rero yarakomeje ararameze gutyo, tubona ko ari gusamba. Ariko nkabwira Imana ngo Mana, mu bana wampaye ndagira ngo ugende ufatemo abana 2 ushaka, ariko uyu mwana ubatware mu mugambi wawe. Uyu nguyu ye kugenda, kuko sinshaka ko Satani aza gusigara yishima ankina ku mubyimba twageze ku ntego. Nicyo kintu cyatumaga ndimo kugaragara nkusaba nabi. Ariko icyo nangaga nuko abadayimoni baza kuvugiriza impundu kunesha. Kavuge ntabana 2 banjye nibagenda, Imana ibigizemo uruhare ikabatwara, ndaba ntanze abageni mu ijoro. Ariko uyu nguyu ugiye mu mugambi wa Satani, mbwira Imana ngo ibi bintu ndabyanze. Za mbaraga zankozeho, bya bindi wakoze uko abiraje ubikora, sinkuzi ijoro rimukanyiza, bikore ku mwana wanjye. Rero Imana irumva kandi Imana iratabara. Imana yaradutabaye. Ngiye kubona mbona umwana wanjye yamboniye umukara, maze igihe yaragiye saa 9 zuzuye za nijoro, mbona iragarutse. Ngiye kubona mbona umwana atangiye kwinyeganyeza. Nibwo rero nanjye nafatiyeho mfata bibero ya murumuna we, ndatangira nkajya mfata iminwa nkayibumbura byo kugira ngo ndibe ko amenya afata nuka.
nkajojoberezamo agatonyanga, mbona umuhogo urakoze, ngenda nkomeza kuyikora gutyo kugeza igihe umwana agiye kwa mbana arahembutse, umwana wanjye arakira aba muzima. By'ukuri ndashima Imana ko ifite imbaraga. Ijambo twasomye ryavuze ngo nimunywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, nubwo twababaye ariko twarakize. Uwo ni uwitaga mwene data. Kandi by'ukuri hari umukozi w'Imana ujya ukunda kwigisha akavuga ngo hari abapagani bo mu nsengero. Abapagani bo mu nsengero by'ukuri bariho, ndagira ngo babwire uwo ni uwa mbere. Hari undi wa kabiri nawe wakoze ikintu kimeze gutyo. Umuntu nawe ni umupagani wo mu rusengero, yaranyegereye arambwira ati ndagukunda cyane, ndetse ambwira ukuntu ankunda, ariko arangije ansaba nuko nazaza kumusura. Ibintu rero urumva umuntu akubona akakubwira ati numva nkwikundira rwose, akabikubwira none ejo akongera akakubwira ati rwose ndagukunda kandi cyane, ariko wazaje kunsura. Mbese uwo muntu wamwangira, byabaye ngombwa ko uriya muntu njya kumusura, ariko ngenda yanyiteguye. Rero ni ukuvuga ngo namusuye ariko cyumweru. Noneho tugeze mu gihe cyo kuba tugiye gusoza gahunda y'ibiganiro, yampaye agashinguracumu. Hari akantu yagiye arazana arakanyakiriza nako, cyangwa se arambwira ati twaganiriye cyane mu mihogo hananiwe, ati akira aka kantu hobeza imihogo dusengere gutandukana. Ndakakira ndakagotomera ncishaho dusengera gutandukana. Amerekeza ndi kujya kuri tabi gufata tagisi, kuko hari ahantu nanjye hansabye gutega njya gushaka urupfu. Ubwo twagiye numva mu nda birimo kugenda bisa n'ibintu byigoronzora, ndibaza ko ibiryo bye nariye bike. Ntabwo rwose pe yari yatetse neza ibintu biryoshye, ariko kubera imyaka yo gukura hari igihe kigera umuntu akaba akenera kunywa kurusha kurya, ku buryo ushaka kurya utuntu duke. Nariye ibiryo bike rwose, ariko numva ndimo ndasa n'umuntu urimo kugenda byimba mu nda, nibaza ikibazo ngize. Njya mu itagisi, ndaza ngera mu rugo numva rwatangiye kwambikana. Nawe yari yankoreye mbese agashya, yari yampaye ubutaraza, kuko Imana yaje kubinsobanurira, imbwira yuko yari yampaye ubutari bundazi. Ndaza rero ngeze mu rugo, naranegekaye, ariko ndagira ngo ibi ndi kuvuga ni ukugira ngo mumenye imikorere ya Satani, uburyo abasha gukoresha abantu. Rero nageze mu rugo, by'ukuri ngira ikibazo gikomeye cyo mu nda, bisaba ko ngira umwanya munini wo gushaka kujya mu bwiherero. Byarangoye cyane, bigeze igihe numva umubiri warushye. Noneho ngeze muri cya gihe cyo kujya mu bwiherero, kuko nashaka kujyamo inshuro nyinshi zishoboka, by'ukuri numvaga ngeze mu gihe amazi agiye kunshira mu mubiri. Nagezemo rero kubera ko ngira ngo imyanya cyangwa se ikora izo muvoma yananiwe, nahise nturika ndarira. Ndangije mbwira Imana ngo Mana, nzi neza ko uri Imana itibagirwa imirimo umuntu yakoze, ndagira ngo yuko imirimo yanjye rwose urabona ko ngiye gupfa ngaraguritse cyangwa se nibutse amagara, untabare mpfe bwangu, ariko ntibukomeza gupfa nibutse amagara, kuko numvaga ndi gupfa rwose. Rero nkimara gusenga gutyo niho Imana yantabaye, mbona ubutabazi bwihuse bw'Imana, numva mpise mba muzima, mpaguruka numva ubuzima bwanjye bugarutse. Nsoza ndagira ngo mbabwire ko Imana dukurikiye ari Imana ifite imbaraga. Ni Imana ishobora kugutabara mu kanya gato, kuko ukuntu natabawe nabwo numvise bimbereye nk'amayobera, nari nazahaye. Urumva iyo umuntu mukuru ajya kurira burya biba byakurenze, ariko Imana yahise inkiza mba muzima. Nabango rero mu kwizera Imana harimo imbaraga, kandi ijambo ry'Imana irihagararaho ikaririnda.
iraririnda, uko yabwiye ababigishwa kuvuga ngo nimunywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, nta muntu wandukije, nta muti wundi nafashe, ariko nimwumva mvuga ibi ntabwo ndwanya kwirukisha. Udafite uko kwizera nk'uko ndimo ashake abarutse abamurutse, ariko njyewe nari mpagaze mu kwizera Imana, kandi by'ukuri Imana ngenda nyibona. Ndagira ngo rero nsoza, iyi ngiyi yari A, mbese nabango ni A y'igice cya mbere cyo bandoze, nzongera mbabwira na B, ubwo bwari uburozi bw'ubutamikano, ariko noneho B nzababwira uburozi bagiye bandurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, nabyo muri ino minsi bireze. Murakoze cyane, dusoreje aha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?